Yesu Kristo ashimwe inshuti z'umusaraba. Uyu ni umunsi wa 203 dusoma Bibiliya, turi mu gitabo cya Daniyeli. Uyu munsi turasoma ibice 4, ibice 5 ndetse n'ibice 6. Reka dusome mu izina rya Yesu. Njyewe Nebukadinezari nari ngwiriwe neza mu nzu yanjye ya kambere nezerewe. Ndota inzozi ziteye ubwoba, ibyo nibwiriye ku gisasiro n'ibyo neretswe bimpagarika umutima, bituma ntegeka ko banzanira abanyabwenge b'i Babuloni bose kugira ngo bansobanurire ibyo neretswe. Abakonikoni n'abapfumu n'abakarudaya n'abacunyi baraza barotorera izo nzozi, ariko bananirwa kuzisobanura. Ariko hanyuma Daniyeli wahimbwe Beluteshazari, witiriwe Imana yanjye, wababwagamo n'umwuka w'Imana zera, araza murotorera izo nzozi. Yewe Beluteshazari, mutware w'abakonikoni, nzi ko umwuka w'Imana zera aba muri wowe, kandi ko nta bihishwe unanirwa guhishura. Cyo mbwira ibyo neretswe mu nzozi narose, kandi nuko bisobanura. Ibyo neretswe ndi ku gisasiro nibyo ibi: nagiye kubona mbona igiti kiri mu isi hagati, uburebure bwacyo bwari bukabije. Icyo giti kirakura kirakomera, ubushorishori bwacyo bugera ku ijuru, cyitegera abo ku mpera y'isi yose. Ibibabi byacyo byari byiza, cyari gihunze imbuto nyinshi, kandi muri cyo harimo ibyo kurya bihaza abantu bose. Inyamaswa zo mu ishyamba zahundagaraga mu gicucu cyacyo, ibisiga byo mu kirere byabaga mu mashami yacyo, kandi byari bifite umubiri byose byatungwaga nacyo. Ibyo neretswe ndi ku gisasiro ngibi: nabonye uwera wagizwe umurinzi amanuka ava mu ijuru, ararangurura ati, tsinda icyo giti, ugikokoreho amashami, ugihungureho ibibabi, unyanyagize imbuto zacyo, kugira ngo inyamaswa zikive munsi, kandi n'ibisiga bive mu mashami yacyo. Ariko igishyitsi n'imizi cyabyo ubihambirize ibyuma n'imiringa, ubirekere mu gitaka, mu bwatsi bwo mu gasozi, kugira ngo bijye bitondwaho n'ikime kiva mu ijuru, kandi kirishane n'inyamaswa ubwatsi bwo ku gasozi. Maze umutima wacyo we kugumya kuba nk'uw'umuntu, ahubwo gihabwa umutima nk'uw'inyamaswa, kimere gityo ibihe 7. Iki gihano cyategetswe n'abarinzi gihanwa n'ijambo ry'abera, kugira ngo abakiriho bamenye ko isumba byose ariyo itegeka ubwami bw'abantu, kandi ko ibugabira uwo ishaka, ikimikamo uworoheje nyuma ya bose. Izo nzozi ni njye umwami Nebukadinezari wazirose. Nuko Beluteshazari, cyo zinsobanurire, ubwo abanyabwenge bose bo mu gihugu cyanjye badashobora kuzinsobanurira, ariko wowe urabibasha, kuko umwuka w'Imana zera ukurimo. Daniyeli asobanurira umwami inzozi ze. Nuko Daniyeli wahimbwe Beluteshazari amara akanya yumiwe, ahagarika umutima n'ibyo atekereje. Umwami arongera aramubwira ati, yewe Beluteshazari, izo nzozi no gusobanurwa kwazo bye kuguhagarika umutima. Beluteshazari aramusubiza ati, nyagasani, izo nzozi zirakaba ku banzi bawe, kandi gusobanurwa kwazo kurakaba ku babisha bawe. Nuko icyo giti wabonye gikura kigakomera, ubushorishori bwacyo bukagera ku ijuru, kikitegera abo mu mpera y'isi bose, kandi ibibabi byacyo byari byiza, kikaba cyari gihunze imbuto nyinshi, muri cyo hakaba harimo ibyo kurya bihaza abantu bose, kandi inyamaswa zo mu ishyamba zikaba munsi yacyo, ibisiga byo mu kirere bikaba mu mashami yacyo. Icyo giti ni wowe, nyagasani. Warakuze urakomera, gukomera kwawe kurakura kugera ku ijuru, n'ubutware bwawe bugera ku mpera y'isi. Kandi nk'uko umwami yabonye uwera wagizwe umurinzi amanuka ava mu ijuru, akavuga ngo, tsinda icyo giti ukimareho, ariko igishyitsi n'imizi byacyo ubihambirize icyuma n'umuringa, ubirekere mu gitaka, mu bwatsi bwo ku gasozi, kugira ngo kijye gitondwaho n'ikime kiva mu ijuru, kandi kirishane n'inyamaswa zo mu ishyamba, kugeza aho ibihe 7 bizashirira. Nuko nguko gusobanurwa kwabyo, nyagasani. Umenye ko ari itegeko ry'isumba byose rigeze ku mwami databuja, ngo uzirukanwa mu bantu bane n'inyamaswa zo mu ishyamba, uzarisha nk'inka, uzatondwaho n'ikime kiva mu ijuru, uzamara ibihe 7 umeze utyo.
kugeza aho uzamenyera ko isumba byose ari itegeka ubwami bw'abantu, ikabugabira uwo ishaka wese. Kandi nk'uko bategetse ko igishyitsi n'imizi by'icyo giti bigumaho, niko ubwami bwawe buzakomeza kuba ubwawe, maze umaze kumenya ko ijuru ari ryo ritegeka. Nicyo gituma ngusaba Nyagasani ngo wemere inama mugira, kuzaho ibyaha byawe gukiranuka, kandi ibicumuro byawe bukuzeho kugirira abakene impuhwe, ahari aho uzungukirwa amahoro. Iby'inzozi bisohora ku mwami arahanwa, hanyuma arakira. Nuko ibyo byose bisohora ku mwami Nebukadinezari. Hashize amezi 12, umwami yari i Babuloni arambagira mu rugo ibwami, aravuga ati, ngiyi Babuloni hakomeye niyubakiye ngo habe umurwa wanjye nturaho, hubakishije imbaraga z'amaboko yanjye ngo haheshe ubwami bwanjye icyubahiro. Umwami atararangiza ayo magambo, haza ijwi rivuye mu ijuru riti, yewe mwami Nebukadinezari, ni wowe ubwirwa. Ubwami bwawe ubukuwemo, bazakwirukana bagukure mu bantu bane n'inyamaswa zo mu ishyamba, kugeza aho uzamenyera ko isumba byose ari itegeka ubwami bw'abantu, kandi ko ibwimikamo uwo ishaka. Nuko uwo mwanya iryo jambo risohora kuri Nebukadinezari, yirukanwa mu bantu, akajya arisha nk'inka, umubiri we utondwaho n'ikime kiva mu ijuru, kugeza aho umusatsi we wabereye urushoke n'amoya y'ikizu, inzara ze zihinduka nk'iz'ibisiga. Hanyuma y'iyo minsi, njyewe Nebukadinezari nuburira amaso yanjye mu ijuru, ngarura akenge, mpera ko nshima isumba byose, ndayambaza, nubaha ihoraho iteka ryose, kuko ubwami bwayo ari bwo bwami butazashira, kandi ingoma yayo izahoraho uko ibihe bihaye ibindi. Ariko abo mu isi yose ni nk'ubusa imbere yayo, ikora uko ishaka mu ngabo zo mu ijuru no mu bantu bo mu isi, kandi ntawe ubasha kuyikoma mu nkokora cyangwa kuyibaza ati, uragira ibiki? Icyo gihe nsubizwamo ubwenge, ubwiza burabagirana nahoranye bungarukamo, butuma ubwami bwanjye bugira icyubahiro. Maze abajyanama banjye n'abatware banjye baza kunshaka, mpera ko nkomezwa mu bwami bwanjye, ndetse nongerwa icyubahiro cyinshi. None njyewe Nebukadinezari ndashimisha umwami wo mu ijuru, ndamusingiza, ndamwubaha, kuko imirimo ye yose ari iy'ukuri, kandi inzira ze ari izigororotse, ariko abibone abasha kubacisha bugufi. Daniyeli ibice 5. Umwami agira ibirori, abona intoki zandika ku rusika. Umwami Berushazari ararika abatware be bakuru 1000 ngo baze mu birori, abatunganiriza ibyo kurya n'ibyo kunywa muri ibyo birori. Umwami nawe anywera vino imbere yabo batware 1000. Nuko Berushazari agisogongera kuri vino, ategeka ko bamuzanira ibintu by'izahabu n'ifeza, ibyo se Nebukadinezari yaranyaze mu rusengero rw'i Yerusalemu, kugira ngo umwami n'abatware be n'abagore be n'inshoreke ze babinyweshe. Bamuzanira ibyo bintu by'izahabu byakuwe mu rusengero rw'inzu y'Imana yari Yerusalemu, maze umwami n'abatware be n'abagore be n'inshoreke ze barabinywesha. Banywa vino bahimbaza ibigirwamana by'izahabu n'iby'ifeza n'iby'imiringa n'iby'ibyuma n'iby'ibiti n'iby'amabuye. Uwo mwanya haboneka intoki z'umuntu zandika ku rusika ruhomye rw'inzu y'umwami, aherekeye igitereko cy'itabaza. Umwami abona ikiganza cyandika. Abibonye mu maso he hahinduka ukundi, gutekereza kwe kumuhagarika umutima. Ingingo z'amatako ye zicika intege, kandi amavi ye arakomangana. Umwami atera hejuru ati, nimunzanire abapfumu n'abakaludaya n'abacunnyi. Abo banyabwenge b'i Babuloni baje, umwami arababwira ati, uri busome iyi nyandiko wese akansobanurira impamvu yayo, azambika umwenda w'umuhengeri n'umukufi w'izahabu mu ijosi, kandi azaba umutware wa 3 mu bwami. Nuko abanyabwenge b'umwami bose barinjira, ariko bananirwa gusoma iyo nyandiko cyangwa kumenyesha umwami uko isobanurwa. Umwami Berushazari aherako ahagarika umutima cyane, mu maso he hahinduka ukundi, n'abatware be barashoberwa. Nyuma umwamikazi yumvise amagambo y'umwami n'abatware be, yinjira mu nzu y'ibirori baririragamo, aravuga ati, Nyagasani nyaguhoraho, ibyo utekereza bye kuguhagarika umutima,
mu maso hawe hahinduka ukundi, kuko mu gihugu cyawe harimo umugabo uri mu mwuka w'Imana zera, ndetse ku ngoma ya so yabonekwagamo n'umucyo no kwitegereza n'ubwenge buhwanye n'ubwenge bw'Imana. Kandi se umwami Nebukadinezari yamugize umutware w'abakonikoni n'abapfumu n'abakarudaya n'abacunnyi, kuko muri uwo mugabo Daniyeli uwo mwami yahimbye Beluteshazari habonetsemo umwuka mwiza no kwitegereza, yashoboraga gusobanura inzozi no guhishura ibihishwe no guhangura ibyananiranye. Nuko nibahamagare Daniyeli aza asobanura impamvu yabyo. Daniyeli asoma ibyanditswe ku rusika arabisobanura. Nuko bazana Daniyeli imbere y'umwami. Umwami abaza Daniyeli ati, ni wowe Daniyeli wo mu banyagano b'Abayuda umwami data yakuye i Babuloni? Yakuye i Buyuda, Numvise bakuvuga ko umwuka w'Imana ari muri wowe, kandi ko umucyo no kwitegereza n'ubwenge bwiza bikubonekaho. Ubu ngubu banzaniye abanyabwenge n'abapfumu kugira ngo bansomere iyi nyandiko bansobanurire impamvu yayo, ariko ntibashoboye kubisobanura. Ariko numvise ko ushobora gusobanura amagambo no guhangura ibyananiranye. Nuko rero niba ushobora kunsomera iyi nyandiko ukansobanurira impamvu yayo, uzambika umwenda w'umuhengeri n'umukufi w'izahabu mu ijosi, kandi uzaba umutware wa gatatu mu bwami. Daniyeli asubiza umwami ati, impano zawe uzigumanire, kandi ingororano zawe uzihe undi, ariko ndasomera umwami iyi nyandiko musobanurire impamvu yayo. Umva nyagasani, Imana isumba byose yahaye so Nebukadinezari ubwami no gukomera n'ubwiza n'icyubahiro. Abantu b'amoko yose b'indimi zitari zimwe baramutinyaga bagahindira imishyitsi imbere ye kubw'icyubahiro Imana yamuhaye. Yicaga uwo ashaka akarokora uwo ashatse kurokora, yogezaga uwo ashatse kogeza, agacisha bugufi uwo yashakaga gucisha bugufi. Ariko yishyira hejuru, yinangira umutima we, bimutera kuba umunyagitinyiro. Mu byo yakoraga niko gukurwa ku ntebe y'ubwami, maze icyubahiro cye bakimukuraho. Nuko yirukanwa mu bantu, umutima w'uhindurwa nk'uw'inyamaswa, abana n'imparage, akarisha nk'inka, umubiri we utondwaho n'ikime kiva mu ijuru, kugeza aho yamenyeye ko Imana isumba byose ariyo itegeka ubwami bw'abantu, kandi ko ibwimikamo uwishatse. Ariko wowe umwana we Belushazari, ntiwicishije bugufi mu mutima wawe nubwo wamenye ibyo byose, ahubwo wishyize hejuru ugomera Uwiteka Imana nyir'ijuru, bakuzanira ibintu byo mu nzu yayo, kugira ngo wowe n'abatware bawe n'abagore bawe n'inshoreke zawe mubinyweshe vino. Maze uhimbaza ibigirwamana by'ifeza n'iby'izahabu n'iby'imiringa n'iby'ibyuma n'iby'ibiti n'iby'amabuye, bitareba ntibyumve ntibyitegereze. Ariko Imana ifite umwuka wawe mu kuboko kwayo, nyir'ukumenya imigendere yawe yose, nturakayishimisha. Cyo gitumye itegeka ko icyo kiganza cyiza ikacyandikisha iyi nyandiko. Kandi ibyanditswe n'ibyo ibi: men, tekin, ufarisin. Kandi bisobanurwa bitya: men bisobanurwa ngo Imana ibaza imyaka umaze ku ngoma, ishyiraho iherezo. Tekeri bisobanurwa ngo wapimwe mu bipimo, ugaragara ko udashyitse. Kandi peresi bisobanurwa ngo ubwami bwawe buragabwe, uhawe Abamedi n'Abaperesi. Nuko Belushazari ategeka ko bambika Daniyeli umwenda w'umuhengeri n'umukufi w'izahabu mu ijosi, kandi ko bavuga baranguruye ko azaba umutware wa gatatu mu bwami. Ariko iryo joro Belushazari umwami w'Ubukarudaya aricwa. Daniyeli ibice 6. Ubwo bwami buhabwa Dariyo w'Umumedi, yari amaze nk'imyaka 60 n'ibiri avutse. Daniyeli mu rwobo rw'intare. Bukeye Dariyo ashaka kugabanya igihugu mo intara 120, ngo azigabire abatware b'intebe bakwira igihugu cyose. Kandi abaha n'abatware bakuru 3, umwe muri bo yari Daniyeli, kugira ngo abo batware b'intebe bajye babashyikiriza iby'ubwami, umwami adapfirwa ubusa. Ariko Daniyeli aratona cyane kuruta abandi batware bakomeye n'abandi b'intebe, kuko umwuka mwiza cyane yari muri we. Ndetse umwami yibwiraga kumwegurira igihugu cyose. Abatware bakomeye n'ab'intebe bashaka impamvu yose yatsindisha Daniyeli mu by'ubutware, ariko bamuburaho impamvu cyangwa igicumuro, kuko yari umwiringirwa, ntabonekweho n'amafuti cyangwa igicumuro.
Bukeye abo bagabo baravugana bati, nta mpamvu tubona kuri Daniyeli, keretse nituyibona mu magambo y'amategeko y'Imana ye. Nuko abo batware bakomeye n'ab'intebe bateranira ibwami, babwira umwami bati, mwami Dariyo nyaguhoraho, abatware bakomeye bo muri ubu bwami n'ab'intebe n'ibisonga byabo n'abajyanama n'abanyamategeko bose bigiriye inama yo gushyiraho itegeko ry'umwami n'iteka rikomeye ngo mu minsi 30 umuntu wese uzagira icyo asaba Imana yose cyangwa umuntu wese atari wowe asabye Nyagasani azajugunywe mu rwobo rw'intare. Nuko none Nyagasani hamya iryo tegeko, ushyiraho ukuboko ku rwandiko rwaryo kugira ngo rye kuzakuka nk'uko amategeko y'Abamedi n'Abaperesi atavuguruzwa. Nuko umwami Dariyo ashyiraho ukuboko ku rwandiko rw'iryo tegeko. Maze Daniyeli yumvise ko urwandiko rwashyizweho ukuboko agiwe, kandi amadirishya y'inzu ye yari akinguye yerekeye i Yerusalemu. Akomeza kujya apfukama 3 mu munsi asenga Imana ye, akayishimira nk'uko yari asanzwe agenza. Bukeye ba bagabo baraterana, baragenda basanga Daniyeli asenga Imana ye ayinginga. Baraza bavugira imbere y'umwami ibya rya tegeko rye bati, mbese harya Nyagasani ntiwashyizeho ukuboko ku rwandiko rw'iteka waciye ngo mu minsi 30 umuntu wese uzagira icyo asaba Imana yose cyangwa umuntu wese atari wowe wasabye Nyagasani ngo azajugunywe mu rwobo rw'intare? Umwami aramusubiza ati, narabitegetse koko nkurikije amategeko y'Abamedi n'Abaperesi atavuguruzwa. Baramusubiza bati, ariko Daniyeli wowe mu banyagano b'Abayuda ntakwitayeho Nyagasani cyangwa iteka washyizeho ukuboko, ahubwo ajya asenga 3 mu munsi. Umwami yumvise iryo jambo arabarakarira cyane, ashyira umwete cyane kuri Daniyeli kugira ngo amukize burinda bwira. Ba bagabo bongera guterana ibwami babwira umwami bati, Nyagasani umenye ko ari itegeko ry'Abamedi n'Abaperesi ngo nta tegeko cyangwa iteka ryahamijwe n'umwami rivuguruzwa. Nuko umwami arategeka, bajya kuzana Daniyeli bamujugunya mu rwobo rw'intare. Ariko umwami yari yamubwiye ati, Imana yawe ukorera iteka iragukiza. Maze bazana igitare bagikinga ku munwa w'urwobo. Umwami ahomaho ikimenyetso cye bwite n'icy'abatware be kugira ngo ibyo ategetse kuri Daniyeli bidahindurwa. Nuko umwami asubira mu nzu ye, akesha ijoro yiraje ubusa, ntibamuzana ibyo kumucurangira, ntiyarushya agoheka. Bukeye umwami yibambura kare mu museso, agenda yihuta ajya kuri rwa rwobo rw'intare. Ageze hafi y'urwo rwobo Daniyeli yari arimo, atera hejuru n'ijwi ry'umubabaro, abaza Daniyeli ati, yewe Daniyeli mugaragu w'Imana ihoraho, mbese Imana yawe ukorera iteka yabashije kugukiza intare? Daniyeli asubiza umwami ati, Nyagasani uhoraho, Imana yanjye yohereje marayika wayo abumba iminwa y'intare, ntacyo zantwaye, kuko nabonetse imbere yayo ntafite icyaha, kandi nawe Nyagasani ntacyo nagucumuyeho. Umwami ahera ko anezerwa cyane, ategeka ko bakura Daniyeli mu rwobo. Nuko bamukuramo basanga ntacyo yabaye, kuko yari yiringiye Imana ye. Maze umwami ategeka ko bamuzanira ba bagabo bareze Daniyeli, babazanana n'abagore babo n'abana babo, babajugunya muri urwo rwobo rw'intare. Zibasamira mu kirere, zibamenagurana n'amagufa yabo, batararushya bagera mu rwobo hasi. Umwami Dariyo ahera ko yandikira abantu b'amoko yose y'indimi zitari zimwe batuye mu isi yose ati, amahoro agwire muri mwe. Kizeho itegeko ngo abantu bo mu butware bwose bwo mu gihugu cyanjye bajye bubaha Imana ya Daniyeli, bahindire imishyitsi imbere yayo, kuko ariyo Mana nzima ihoraho iteka ryose. Ubwami bwayo ntibuzarimburwa, kandi ubutegetsi bwayo buzageza ku mperuka. Niyo irokora igakiza, ikora ibimenyetso n'ibitangaza mu ijuru no mu isi, kandi niyo yakijije Daniyeli inzara z'intare. Nuko ku ngoma ya Dariyo no ku ngoma ya Kuro w'Umuperesi, Daniyeli agubwa neza. Imana ibahe umugisha, namwe mugubwe neza muri Kristo Yesu. Turi abatsinzi muri Kristo Yesu. Dukomeje dusoma, tuzakomeza ejo duhere ku bice 7 nanone n'ibice 8 ndetse n'ibice 9. Mugire amahoro ya Kristo kandi Uwiteka bishimire.